abakunzi ba Byahinduye TV mbifurije noheli nshya muhire mu mwaka wa 2025. Ubu iri ni ishuri twigamo, hari abantu batazi gusoma kugira ute. Iri ngiri ni ishuri twigamo, n'ubundi aranganditse ishuri twigamo. Ubu ngubu ngiye kubakomeza mbasobanurira icyo ishuri twigamo ari cyo. Ishuri twigamo ubu ngubu ushobora kuva ku ishuri warakaye ngo wabaye wanyuma. Ubu ngubu ikintu ngiye kubabwira, muzajya muza mugere mu rugo mwakemera mukabyereka ababyeyi ubwo nicyo igitekerezo bakabakosorera ibintu byose, ubundi nawe ugashyiramo imbaraga. Ishuri twigamo ubu ngubu ikibazo cya mbere, icya kabiri, icya gatatu byose urabibona. Hari uzagera muri ibi, hari uzagera muri n'ibi ngibi. Ubundi mukore kuri Mwamini TV, undi dukomeze tubaganirize, undi ibintu dukora tuba tubabeshya cyangwa mutubwire. Mwandike Mwamini TV, mukore share, komenti, undi tugendane buri minsi yose. Nzajya n'ubundi ibingibi ubundi icyo navugaga bundi ngewe, hari umuntu uzagera muri iki ngiki kibazo cya mbere, bundi ibingibi hari abazabigeramo, iki cya kabiri bazakigeramo, iki cya gatatu byose bazabigiramo. Ubwo ikintu nshaka kubabwira mwebwe, ni uko hari abantu batazi gusoma imigemo. Undi abantu mwese muzi gusoma imigemo cyangwa n'ishuri twigamo bifatanyije ishuri twigamo byose. N'ubundi ibi bintu byose tuzabyiga, n'ubundi ayandi masomo yose n'ubundi turi hafi byose tuzabigisha. N'imigemo no gusoma bundi nabyo tuzabyandikaho, mwese twige gusoma kugira ute byose. Undi ibingibi byose nibyo kwiga tuzabyiga. Hari abazagera mu myanya ya mbere, hazabagera mu ya kabiri, ya gatatu. Ubundi mbifurije buri wese akazajya aza imbere mu bacumi atarengeza amanota nka 80. Ubu ngubu mbifurije umwaka mushya muhire, twinjire muri 2025. Mukande kuri Mwamini TV, mukande kuri like, share, comment, undi mwandike tuba tubabeshya cyangwa ntabwo tuba tubabeshya. Undi ibintu byose dukomeze tubaganirize.